Baha ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV by'umwihariko abo tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye nkuko mumaze kumenyera uri kumwe nanjye Victor umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Amazina yanjye nkoresha ni Aime Victor Alento ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hanyuma rero ikindi uba ushobora kuba wamenya nuko imbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye kugeza ubu ngubu TikTok ya The Flame 24 TV yamaze kuba ifungurwa. Mujye kuri TikTok wandikemo The Flame 24 TV, hanyuma ibindi byose bikurikiraho uzagenda ubona utu video dutandukanye two kuri The Flame 24 TV. Twizera ko rero tutazigera atubatenguha. Uyu munsi rero mu biganiro byatambutse nagiye mbabwira uwitwa Charlie Kirk, umunyamerika w'umukonservateri umwe mu bari bashyigikiye politiki ya Donald Trump cyangwa se umunyamabanga cyangwa se umujyanama wa Donald Trump. Uyu nguyu nta wundi rero ni Charlie Kirk. Ubwo bafataga umwicanyi waje kuza kuba amuhitana amurashe mu ijosi ubwo yari muri university yitwa Utah ari gutanga ibiganiro nk'uko yarasanzwe abikora, dore ko ari umwe mu bantu bakomeye cyane batanga ibiganiro by'ibanze, batanga ibiganiro byafashaga abantu benshi, yarakunzwe n'abantu benshi. Niba wajyaga wenda ujya ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ati sinanishyigikiye Charlie Kirk, kakubayeho rero kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abadepite batandukanye ndetse na Donald Trump, dore ko ubwo yavuga ko 2028 ubwo manda ya Donald Trump izaba irangiye ashaka kuzashyigikira vice president wiwe, akavuga ko nyine ashyigikiye cyane ingoma y'abarepublikani. Urumva rero nubwo bavuga ko yari yatumwe ko kugira ngo bamwice, bashakaga kumwica nyine, ariko abenshi bavuga ko ibyo ngibyo bitigeze bibaho habe na gatoya, dore ko uyu mugabo yaje kuba yicwa n'akana gato cyane k'imyaka 22 kitwa Tyler Robinson. Uyu Tyler Robinson rero yaje kuza kuba akekwa, dore ko bafatanyije udukamera dutoya twari turi ku amamodoka agiye asanzwe agezweho za Tesla n'izindi zose zitandukanye, amavewiti haba hari ukuntu zigiye zifite amakamera. Ubwo rero bagendaga baterateranya utwo tuntu tw'udufoto n'iki byose. Uyu Tyler Robinson ngo yari ari hejuru cyane rwose ku nyubako, afite za mbunda zitwa mudahushwa, aza kuza kuba arasa uyu Charlie Kirk wari ufite abana babiri, umwana umwe w'imfura akaba yari afite imyaka 3, hanyuma ukurikira akaba yari afite umwaka umwe. Ibi rero byaje kuza ko bitera agahinda abantu benshi bamukundaga, ndetse n'amadarapo y'Amerika akururuswa kugeza uyu munsi. Nibaza ko uyu munsi ku cyumweru aribwo bari bumushyingure. Ni ibintu byabaye ku wa gatatu, uyu munsi turi ku cyumweru. Urumva ko rero ni ibintu bimaze iminsi myinshi bivugwa, ni ibintu bimaze iminsi myinshi biganirwaho, ariko by'umwihariko nkaba nakubwira ko kimwe mu bintu ushobora kuba wamenya nuko icyitwa imbuga nkoranyambaga, nimba warigize ufata utu video ukavuga ko ushyigikiye iyicwa cyangwa se kuba uyu mugabo yaba yabaye yarashwe, ukavuga ko bishyigikiye, ukavuga ko utamushyigikiye, ngo ntuzigere uhabwa visa Amerika. Urumva izi mbuga nkoranyambaga zose twirirwa tukora tujyaho n'iki byose, ukagenda uvuga ibintu byose biboneye, baragenda bakabikusanya bakabishyira muri systeme, bakavuga ati uyu muntu wenda yavuze ibi n'ibi ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe rero bazahita bagira gute, bagukuriraho visa, ntuzigere uhabwa visa ikwinjiza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero uyu nguyu Tyler ati byagenze gute? Tyler avuga ko ari we wiciye
wiciye uyu mugabo witwa Charlie Kirk, akavuga ko yamujijije by'umwihariko icyo atabashije kuba asobanura nyuma yaho yemereye papa we ko ari we wabashije kuba yakica uyu mugabo. Yaje kuza kuba byongera kuba biteza impagarara, dore ko ubwo uyu mwana yatangiraga kuba akekwa, papa we yari yamaze kumenya ko ari we wishe uyu Charlie Kirk. Hanyuma rero uyu papa wiwe aza kuza kubimubaza, umwana arabyemerera, abanza kumuhishiramo ngo gatoya n'iki byose, aza kuza kuba avuga ngo ajye kubibwira abapasiteri benshi baba bari na za maneko za politike runaka. Amaze kubibwira pasiteri papa w'uwo mwana, pasiteri yaje kuza kuba abyegereza uwitwa Donald Trump, arabimubwira. Hanyuma umwana atangira kuba akurikiranwa, basanga niwe. Byanze bikunze rero uyu mwana w'imyaka 12 agomba gukatirwa urwo gupfa, kuko kurasa uyu mugabo abenshi bavuga ko ari umugabo w'umwana mwiza cyane. Abenshi bavuga ko uyu mugabo ari umwana mwiza cyane, atarakwiye kuba yicwa urupfu rumeze nk'uku nguku abenshi bagiye babivuga, abenshi bagiye babishyira mu bitangazamakuru. Bivugiraga ko rero uyu mugabo atarakwiye kuba yicwa urupfu rumeze gutya, bakavuga ko rero ko uyu mwana byanga bikunze agomba kwita akatirwa igihano cyo kwicwa burundu, kuko kwica umwe mu ntwari bavuga ko by'umwihariko ari umwe mu ntwari za Amerika zitari zikwiye kuba azicwa gutya. Rero icyo umugore we yaje kuza kuba abivugaho, by'umwihariko uwitwa Andrew Tate, abenshi muramuzi ko nawe ni umwe mu bantu batajya bumva kimwe n'abayobozi bagiye batandukanye, ariko yaje kuza kuba atangaza, aravuga ati uyu ni umwe mu ntwari Amerika yari ifite, ati abana be icyo bazagera bakenera cyose kugeza ngewe mvuye muri ubu buzima nzajya mbafasha kukibakorera. Ibi rero byaje kuza kuba bituma hari benshi bongera gusubira kuri Andrew Tate, baravuga ati uyu mugabo rwose kuva kera ajya avuga ibintu bizima bigashimisha n'abantu. Erika ni umugore wa Charlie Kirk, ubwo ni Erika Kirk. Uyu Erika rero yaje kuza kuba ajya ku mbuga nkoranyambaga nawe agira ikintu atangaza, aravuga ati birangoye cyane kuba ndimo ndasobanurira abana uburyo papa we atakihari, kubera ko ni ibintu bitumvikana kuba wasobanurira umwana ukamusobanurira uburyo papa we atakihari, umwana w'umwaka umwe ndetse n'umyaka 3, ni ibintu biri kumugora cyane. Ariko akavuga ati ibintu byose ni ukubyakira, ariko by'umwihariko nzakomeza gusigasira ibigwi by'umugabo wanjye ntibizigera bizima. By'umwihariko rero na Donald Trump akaba yagiye avuga ko azakomeza gushyigikira by'umwihariko ibitekerezo by'umugabo, ndetse benshi bakavuga ko mu byo yazize nabyo byari birimo, bakavuga ati uyu mugabo ari kuzazira ibintu byinshi, dore ko yarwanyaga abatinganyi ndetse akarwanya n'abakuramo inda, cyane ibi ngibi akaba ari politiki ishyigikiwe n'abademokrate cyane. Rero murumva ko uyu mugabo ngo ari kuzazira ibintu byinshi, dore ko ni umwe mu bantu batajyaga bahwema kugaragaza uruhande bahagazeho igihe icyo ari cyo cyose, umwanya wose wabonaga ko bimwe mu byo yashaka kuba avuga ndetse no kuba ashyira mu bikorwa, yageragezaga kuba abifata akabishyira mu nyandiko, ndetse akaba yagerageza no kubiganiriza urubyiruko. Abenshi bakamurwanya kubera ko rero yamaze kuba umuntu ufatika, haba kuri za YouTube, za X ndetse na za TikTok. Ni umwe mu bantu bafite ijambo ryijyana rikagera ku bantu benshi, rigakora ku marangamutima y'abantu benshi cyane. Ibi rero byaje kuza kuba bituma abenshi bavuga ati umugabo yari kuzazira ibintu byinshi, atahubwo agize, navuga ko birihuse cyane, kubera ko abamuhigaga ndetse n'abashaka kumwica bari benshi. Ariko
ishyaka ry'abademokrate ryihakana ko rikomeje cyane riravuga ati uyu Charlie Kirk ntabwo ari twe twabashije kuba dutekereza kumwica, cyane cyane ko bavuga ko atemeranya na politike yabo, ariko nanone bakavuga bimwe mu byo yaba yazize, yaba yarazize ko agomba kuzongera gushyigikira abarepublikani muri 2028, cyane cyane nk'umugabo wari ufite influence nini ku rubyiruko ndetse no ku bantu benshi. Ibi ngibi rero bakavuga ko ari bimwe yabashije kuba yazira. Uyu Tyler rero wabashije kuba amumwambura ubuzima, nawe ngo ikintu kiri buze kuza kuba nuko ari buze kuza kuba bamukatira urwo gupfa, akaba nawe yakurikira uwo yarashe kwa data wa twese nyine. Ibyo ngibyo rero ni bimwe bari kuvuga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye tuba twagiye tubakusanyiriza. Iyi ni inkuru yagiye icicikana cyane cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ngayo rero ni amakuru tuba twabateganyirije umunsi ku munsi, tuba tugira ngo mukomeze mukore subscribe ndetse munasharinga ibiganiro byacu niba wabikunze, hanyuma umunsi ku munsi tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mukore subscribe.